turongeye dushimiye Imana iduhaye guterana namwe muri uyu mugoroba. Uyu munsi rero kuko nibwo bwa mbere nagera aha kuganira namwe biracyamvuna, ubwo ni ingaruka nibwo nzaba namenye abo muri bo, ariko ndavuga icyo Imana yashyize ku mutima ngo tuganire. Burya rero kera tukira abayumbe twayaturirimba ngo ningera ku murimo nahawe ngo nzawukora nezerewe. Iriya ntego yo kwamamaza, yo kumurikishiriza isi iri mu buhenebere kumenya Kristo n'ubwiza bwe, niyo ntego y'itorero. Twaganiriye ko nta muntu ushobora gukora uriya murimo ataravutse ubwa kabiri mu iteraniro rya mbere. Uyu mwanya rero tugiye kuvuga ba bandi bavutse ubwa kabiri, ba bandi babyawe n'ijambo n'umwuka aribo bizera, bakora ibiki kugira ngo Yesu yamamare kandi isi imurikirwe n'umucyo. Ni imirimo y'uburyo bubiri yamamaza Yesu. Iya mbere ni imirimo yo guhamya ko Yesu ari we mwami w'itorero, kandi tukamwamamaza dukoresheje imirimo twahawe yitwa impano z'umwuka wera wayo. Iyo ni imirimo y'uburyo bwa mbere ituma Yesu amenyekana, isi yari mu buhenebere ikamurikirwa, nayo ikaza igakurikira Yesu muri uwo mucyo. Imirimo y'uburyo bwa kabiri ni imirimo yose yitwa imirimo myiza yose yo muri Kristo Yesu. Iyi mirimo myiza yose, imirimo ya mbere imwe ikorerwa mu itorero, indi igakorerwa hanze y'itorero. Na ya mirimo myiza yose yo muri Kristo Yesu, imwe ikorera mu itorero, indi igakorera muri yasi y'umwijima iri mu buhenebere. Tere rero yo kumurikira isi ni hano no hanze yaho. Abaririmbyi banyumve, ni hano no hanze yaho. Ababwiriza butumwa n'abashumba ntabwo ari ku gatuti, ni hano no hanze yaho. Kuko twaganiriye ngo isi iri mu buhenebere ni isi nyine. Ni ibi byose mureba n'aba bose mureba bakeneye, ibi byose bikeneye kumurikirwa umucyo w'ubutumwa bwiza. Kandi abantu bahamagawe bakizera bakavuka ubwa kabiri. Menya iki ngiki ari cyo muzanyibukiraho kuko nicyo natinzeho cyane. Navuze ngo umuntu utazi igihe yavukiye ubwa kabiri na n'uyu munsi ntarakizwa. Mbarizo wo muri kumuti wavutse ubwa kabiri ryari kuwa kangahe, mu wuhe mwaka, kuyihe tariki? Niba utazi igihe wavukiye ubwa kabiri ngo ubicyaremwe gishya, na n'ubu nturamurikirwa. Sherti ubimenye, umenye igihe wavukiye ubwa kabiri. Kandi ndi seriye cyane, ntabwo naje kubentertaininga, sinaje kubasetsa, ntabwo ndi umuvuga butumwa w'umusatuzi wo kuryoshya. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ni Yohana igice cya 1:12. Abo ntabwo ari ababyawe ku bushake bw'umugabo n'umugore, ahubwo ni ababyawe n'Imana. Kandi babyarwa n'Imana ari uko bumvise ijambo ry'Imana, kandi bakabatizwa n'umwuka wera bagahinduka ibyaremwe bishya. Abo bakaba babaye abizera bagasohoka bakajya kumurikishiriza isi iri mu buhenebere kumenya bamenye ubutumwa bwiza. Nabonye kamera nyinshi ziri hano, reka nazo nzibwire. Namwe abafata amashusho n'amajwi mukwiriye kumenyekanisha mukoresheje ubumenyi mwahawe, ariko uko namwe ari uko mwamaze kuvuka ubwa kabiri. Bitabaye bityo mwamuri gucuruza ibitabareba. Kandi ubutumwa bwiza ni ngombwa tubukwirakwize mu buryo bwose, by all means. Yesu yamamare. Ndashimira ibi byuma byaje
ibi bintu virituwere biri kugeza ubutumwa bwiza ahantu ntari kuzakandagira ntazanagira. Muri ubu kuntu muri abanyamwa mu bashimire bari abana bafite biriya bikoresho, ariko ntimukabikore nka business, namwe muvuka ubwa kabiri Yesu yamamare abarimo ari no muri izo kamera. Bitabaye bityo nta nyungu tuzabona ku munsi umwami yahindukira. Ndagira ngo dusome umurongo twasomye mu Bafilipi ibice 2 n'umurongo waho. Abafilipi ijambo twasomye kare turasoma mu rwandiko Paulo yandikiye Abafilipi ibice 2 n'umurongo waho wa 14, ariko cyane umurongo nshaka wa 15 na 16. Mukore byose mutitotomba, mutagishanya impaka, kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa uburyarya, mube abana b'Imana batagira inenge hagati y'abiki gihe kigoramye cy'ubugoryi, aho mubonekera nk'amatabaza mu isi. Mwerekana ijambo ry'ubugingo, kugira ngo mbone uko nzirata ku munsi wa Kristo, kuko ntirukiye ubusa kandi nkaba nararuhijwe n'ubundi. Nkuko twavuze ijambo ry'Imana kare, twasomye imirongo y'abantu batatu. Ijambo rya mbere ryari muri Mariko 5:18 na 20. Irya kabiri ryari Luka 8 n'umurongo wa mbere kugira 3. N'irya gatatu ryari mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 4:28, 30, 39 na 41. Kuko ari continuité y'ibyo nigishije, niyo mpamvu mbivuze. Hari abantu batatu bahuye na Yesu personnellement, umwe ku giti cye ahantu runaka, n'undi ku giti cye ahandi runaka. Uwa mbere wahuye na Yesu hano muri Mariko 5 yari umuntu umusazi urimo abadayimoni benshi. Yarimo abadayimoni. Yesu yarabaje ngo muri bangahe? Ngo turi ingabo, legioni. Ngo yari umuntu wari utuye ahantu habi, atuye mu bituro mumva, kandi ntango yizamubohaga, ngo niyo bamuboheshaga iminyururu yarayicaga, imigozi yo ntibishoboka. Ngo kandi ahantu yari atuye yageze igihe abajya mu Isirayeli mubonye iryo rimba aho ryari riri mu Bagadarani, nta nzira yari ikiba kuri iryo rimbi, kuko yari umudayimoni ukarishye, nta wari ukihaca. Ngo yabaga aho ngaho nk'ukuntu uyu muntu yari afite ibibazo, kandi byerekana umunyabyaha nyakuri. Ngo yahekenyaga amabuye, akikemesha amabuye, kandi ngo bamuboha akarya imiringa. Se murumva uyu muntu yari akigira amenyo? Ntayo. Kandi ngo aho yabaga sakuza abuza karuru imyaka myinshi. Ngo ahura na Yesu, ngo uyu wa mbere, kugira ngo tugende turebe bya bintu abavutse ubwa kabiri. Ahura na Yesu, Yesu amugirira neza, arakira. Amaze gukira ntiyambaraga, yari yambaye ubusa, arambara aratuza, ajya ku birenge bya Yesu aramuramya. Abahuye na Yesu abavutse ubwa kabiri, la même personne wari umusazi, un fou. Umusazi ahinduka muzima. Ngo aganira na Yesu. Nkunda Yesu kuruta ibindi byose. Yesu tabenga abasazi, Yesu tabanena, Yesu tabanga, Yesu ugirira imbabazi abasazi baba mumva. N'indirimbo za kera abasore ntibari bufashwe, suko nari mwiza haba namba. Nukuri kwa Mungu haki, suko nari mwiza haba namba. Ubu wakubwira ko nari umusazi ntiwabyemera. Nari we uti kuki nakoraga ibyo ndashaka, kandi nkabikunda bikangiraho ingaruka, ariko nananiwe kubyikiza. Nari umusazi. Nigeze ngurisha imfizi yanjye mu mwaka wa 80, imfizi y'inka. Narangije imanite muri 80. Muri 80 nibwo narangije imanite. Murumva ndashaje.
naka akamureba n'ubuntu bw'Imana. Abo twarangirije rimwe nasize aho ngaho wakore kuko basa amenyo yashizemo, ntibazi kwambara bamwe na bamwe, abandi sida yarabahitanye, abandi bapfuye bakenyutse. Hari umuhungu wari umugenzi wanjye twakinanaga imikino itari myiza, nge ndi karate ka métier, niko kazi nakoraga. Nari umusazi wari waranyigisha, yarambwiye ngo iyi ni inkota, iki ni icyuma, iyi ni knife, ngo kandi ni umupanga, ngo kandi ni inyundo. Nagendanaga hani intwari 3 nkamenya kuzikoresha, murumva ntari narasaze. Ubundi si koko iki ni icyuma, kandi nkabyizera. Anyigisha nuko umuntu abikoresha, akambwira ati iki ngiki ni inyundo rwose, wayikubita umuntu agapfa, nkabimenya. Murumva ntari narasaze. Mpuye na Yesu, mpuye na Yesu mpinduka undi muntu. Ndacyari wa wundi ariko nahindutse ukundi. Niko kuvuka ubwa kabiri. Uyu muntu ngo ashatse kwishimana na Yesu, Yesu arabyanga. Baramubwira ati wambabarira tukabana tukenjoyinga tukibera hako nakize. Ngo Yesu aramubwira ngo oya, ahubwo genda ugende muri bene wanyu, uje mu banyu babwira imbabazi wagiriwe, ubabwira urukundo nagukunze nuko abaye muzima, wakwishimira kubana nanjye nguhaye akazi. Baririmbyi ntabwo ari hano gusa, n'ahandi no hanze yaha. Ati genda. Ngo aragenda. Icyanshimishije arasohoka, yari umusaza abantu bazi, ngo ariko ageze hanze ngo atangira kubara inkuru. Buri mukristo n'umubwiriza butumwa. Ntabwo mwakijijwe ngo mwenjoyinga agakiza, mwakijijwe ngo musangira agakiza n'abandi banyabyaha bameze nkawe. Numara kumwemeraho umukiza wawe, uhamye mu bandi ibyo yagukoreye, usabe n'Imana ibahishurire Yesu, bagirirwa ubuntu nawe wahawe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo aragenda bivuze ngo abantu baravuga bati uyu si wa musazi, none ni muzima arambaye. Ngo abantu benshi barizera. Evangeliste wa kera wari umusazi ahinduka umu evangeliste, abantu batega amatwi barihana barakizwa. Uwo ni wo murimo w'itorero. Uko niko bamurikira isi mu mwijima. Niba warakize uwo mwijima, ufite inshingano zo kujya kubivuga, kandi ntugahere kure cyane. Kandi murabona ndibuze gutinda, nimara gutinda gato ndigendera, nzaba ngaruka. Numara kumwemera uhamye mu bandi, ubu rero ikiye kimbabaza, duhora tuzirikiye aha ku ruhimbi, kandi abanyabyaha basazi bari hano Kimironko, bari iwacu kwa bamasenge bariyo, abasaze nk'amasumbuko barahari, ariko nta nicyo babwira. Niyo uhuye nabo ahubwo nawe urabafasha. Sigaye mura n'abantu b'abarokore bakijijwe cyane, babakozi b'Imana nkanjye nkawe, yasanga mwene wabo yaborewe yasinze akamugurira n'izindi. Kandi Bibiliya iravuga ngo azabona ishano ugurira mugenzi w'ibisindisha kugeza igihe hari busare. Iyo umuntu amaze kumenya Yesu ajya kubwira bene wabo ngo naranywaga ariko ubusinyinywa, ukanababwira n'umurongo wa Bibiliya. Umuntu wa kabiri twasomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 8. Ubusinga utindaho, ariko n'umurongo nkunda cyane nzawuvugaho mfite umwanya. Ngo Yesu ahura n'abagore au pluriel, abagore mu Imana icyubahiro bari hano, nuko mwahuye na Yesu. Ngo abagore baraza, bari abagore b'abacuruzi, ariko ngo barimo abadayimoni. Gihe cyane ngo barimo wari urimo abadayimoni barindwi, ngo yitwaga Mariya nde Magadarena. Ngo harimo n'abagore b'abanyacyubahiro, ngo harimo n'uwitwaga Yohana wari umugore w'umuguverineri. Nkunda Yesu cyane, ajya mu bituro akajya no mu mazu y'abami kugira ngo yerekane ko ari umwami w'abami, umwami wa bose. Bagezeyo ngo abagore bahura na Yesu, mufashwa cyane kandi mukameneka vuba. Abagabo ikakama ribi na logique nyinshi na PhD na filozofi na shimi. Jambo ry'Imana ntabwo abagabo bakunda kuryakira batabanje kurisesengura, bahora muri risa urambabarira siwo nanjye narize.
abagore bamaze kwakira Yesu ngo baramubwira bati mwami uguma aha turabana nawe. Haleluya. Yesu ngo yemera kubana nabo arahatinda ngo baganirira amagambo y'ubwami. Usome neza muri kiriya gice cya 8 ngo baravuga ngo twe ntabwo tuzi kuvuga ubutumwa, ntabwo turi intyoza, ariko ministere yawe Yesu tuzayifinansa. Ngo nuko bafashishaga Yesu amafaranga yabo. Ingendo Yesu yakoraga yari amafaranga y'abagore. Nubwo utazi gushomoka cyangwa ngo umuhanga nk'amasumbuko, koresha ubutunzi Imana yaguhaye kugira ngo ubwami bw'Imana bumenyekane bugere kuri benshi bashoboka. Abo bagore ngo bafinanshije ministere ya Yesu. Kandi saho gusa no ku gihe cya Paulo hari umugore yigeze abwiriza ijambo ry'Imana ngo arafashwa. Niwe wabaye umudiyakoni wa mbere witwaga Rudiya. Ngo aramubwira ati aho wabonye ko nizeye by'ukuri undi ngwi amahanga nkugaburire ariko unganirize kugeza igihe ndi bufashwe. Ngo Rudiya yacuruzaga ibintu by'igiciro cyinshi, imyenda y'imihemba, les habits de risque. Dore imyenda nk'iyi ngiyi. Perutse guhura n'umugore avuye kugura umwenda namuhaye ku mahera nuko arambwira ati ndagura icyo bita ngo sinzi ko bayita simbizi ariko kirimo siperi ngo gara umva ngo ni siperi ngo ni gara ngo siperi gara siperi. Ndabwira nese bitandukanira he na siperi. Ati superi igura 5, gara superi igura 2 hayo yose sha. Ati hanyuma wowe ikote ryawe rigura ngahe? Bacuruzaga iyo myenda y'igiciro cyinshi. Ngo Rudiya aravuga ngo kuko ntabasha no kubona umwanya wo gusiga business yanjye ngo ngukuriki, ariko amafaranga yanjye nza Paulo ministere yivuga butumwa kuva aho yahamagariwe kugeza aho yapfiri. Abo bagore bafinansaga iyo ministere ya Paulo. Niyo mpamvu mu nzandiko ze agiye gupfa aravuga ngo muzandamukirize Purusikira, muzandamukirize Nakwira, ntimuzibagirwe Rudiya kuko yari afite urukundo rwinshi n'aba bagore beza bamperekereshaga ubutunzi bwanyu. Kwamamaza Yesu sakanwa gusa, ahubwo nibyo dutunze kugira ngo umurimo w'Imana wamamare. Muhe Yesu icyubahiro. Aha rero iyo tuhageze kuko abarokore bashaka ko Yesu abakorera ntibamukorere. Ntabwo iyi mirongo bayikunda. Bashaka Yesu baha ariko ntibashaka Yesu ba finance. Kandi hari indirimbo turirimba muzakera abanone bambabarire ibyo ntunze kamu bivuge ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni ibyuwo mucunguzi. Kandi ntumuhituro nta cyacumi nta gikorwa finance uri umunyabinyoma. Ibyo ntunze niko korari ririmba nanjye ubwanjye ni ibyuwo mucunguzi. Umurongo wa nyuma kugira ngo ngere ku murongo nyakuri wo kwamamaza no kumurikishiriza isi mu buhenebere ni umugore. Sinzi impamvu umwuka wera yamuze kuvuga ku bagore, ariko reka tunabavugeho. Sibo benshi mu itorero, sibo benshi mu gihugu. Muzagerageze kureba no mu itorero nibo benshi. Erega mubashyireho agaciro kenshi. N'Imana yarabibutse no muri iyi myaka ni nabo benshi muri guverinoma, nibo benshi mu nteko. Ntimwakomera Yesu amashyi mwa bagore mwe. Ariko ntabwo Imana yabazamuriye ubusa nukugira ngo nibyo byanyu byamamaze Yesu. Naho ngaho muri iyo myanya murimo muvuge Yesu. Uyu mugore wa gatatu ngo yari umusamariyakazi. Maraya ahura na Yesu. Ikiganiro cye ndagikunda. Narebye umwanya baririmbyi bafashe nuwo bari bufate. Ndibaza ngo niba muzajya mufata umwanya wo kuririmba ungana gutya muziga ijambo ry'Imana kuwa kangahe. Kandi nimutaryiga reka babwire ikintu kizavamo. Itorero rigira ubuzima bw'ibintu bitatu. Bashishikarira kumva ijambo ry'Imana bigishwa n'intumwa n'abakozi b'Imana. Bagira umwanya wo gusenga no kubana n'Imana kandi bakanasangira ibyabo. Ariko itorero risenga cyane ritumva ijambo ry'Imana cyane n'abayobe.
itorero risenga cyane ritumva ijambo ry'Imana cyane irayoba. Mushumba ugwampaye itorero ntabwo naryiteshe. Iyi no opportunité nabonye à ne pas rater. Wagize ngo uzongera kuntumira. Uzi ko nshobora no kuvuga ibintu hangaha agatutu kavuti nagende yakanza umukumbi cyane. Ariko si Douglas n'abandi. Itorero risenga cyane rikagira umwanya wo kwiriza ubusaba kuzura impano z'umwuka bagahanura. Iyo batiza amabwiriza y'ijambo ry'Imana bavamo abayobe. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, itorero ryiga ijambo ry'Imana ryinshi ariko ridasenga ngo rifate ibihe byo kubana n'Imana no kwiriza ubusa, rivamo abanyedini bita abafarisayo. Ibyo byombi bikwiriye kujyana. Twiga ijambo ry'Imana ryinshi kandi dusenge cyane kandi dukora n'ibikorwa byinshi. Ni itorero riba rizima, itorero ryiga ijambo, itorero risenga, itorero rikora. Amen. Uyu mugore ahuye n'ijambo ry'Imana arahinduka. Ngo arangije amaze kubabarirwa ibyaha na Yesu, kandi yari umunyedini ariko utazi Yesu. Ngo ariruka, umva ijambo rya mbere, ngo asiga ikibindi, asiga akazi. Ntawamubwiye ngo nasiga ikibindi. Asiga ikibindi, asiga n'aya mazi yari ari kwima Yesu. Bya bindi mujya mwiratana. Iyo wahuye na Yesu byo wiratanagura bisiga. Umunsi Imana yaguhamagaye uzatakaza. Yaraguhamagaye ariko hari ugushobora kugutesha akazi kakuba ngo ndagushaka full time minister. Atari part time. Wagize ngo ibimbikora narabyigiye. Natashe mu Rwanda nkorera electrogaz, ndari umuyobozi w'uruganda rw'Ikarenge. Ijwi ry'Imana riransanga rirambwira ngo subiri Igisenyi ugende ujye kunkorera umurimo mu itorero. Nikaca kazi. Baransetse bene wacu we. Bati wa muginga we ko nta nka wambukanye, kaba nta sambu, nta mateke, nta mabungu, nta nka, nta mashaza. Wowe utaye electrogaze niyo yahembaga neza muri 95 na 6. Ari kumuhamagara urambwira ngo subira Igisenyi mu rusengero. Ndagenda njya kuba mwarimu. Uwahembwaga mirongo muri 96. Njya gukorera itorero njya kuba mwarimu ku kadugudu k'Ibeteri gasengera ku ibaraza rya segiteri. Abo twiganye bati yo kuva na kera yari umuyobe masumbuko yarayobye. Byabisazi by'imasisi byamufashe. Iyo umuntu ahuye na Yesu mu muhamagaro ashobora kugutesha ibyo witaga inyungu zawe kubw'inyungu za Yesu, kubw'inyungu z'ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu turi abantu different. Umugore ngo asiga ikibindi ngo ajya mu mudugudu. Mumbabarire mu nyumve neza wa mushumba. Nta wamuhaye amagambo. Nta hantu bamutreninze. Ni Yesu wahuye direct na waravutsa ubwa kabiri kandi avuka kuze. Asiga ikibindi ngo ajya mu muhano. Ngo aragenda avuza induru. Nahoze mbona ukuntu muvuza induru. Mujya kuzivuza ni nta handi hanze. Ngo arabati muza murebe. Hari umugabo wambwiye ibyo nakoze byose kandi tutabanye. Yanyihanishije muze murebe ko yaba ari Kristo muvuga. Ngo baza biruka basanze ni Yesu arabagani. Ngo benshi mu Basamariya barakizwa. Benshi barakizwa. Abamurikiye bene wa. Nguko kumurikira isi. Nguko ntibisa. Genda umushumba. Ubundi umushumba aragira intama. Ariko ubundi intama nizo zibyara izindi. Nigeze ngira umugisha nawe na Yongico, Paul Yongico atarataha. Ndabwira ni iri torero ringana rico warikuye. Arambwira ngo Imana yamishuriye strategy yo kubwiriza ubutumwa. Yarafite itorero ry'ibihumbi n'ibihumbi. Ati jya muri mu Kristo wanyu namubwiraga ngo ku cyumweru uzanzanira umushyitsi umwe. Ugenda wiyiriza ubusa usengera umushyitsi umwe. Chaque dimanche buri mushyitsi buri mu Kristo yasanaga umushyitsi. Ngo yagiye gutangara asanga nyuma y'umwaka abakristo bikubyinshuro 18. Kubera iki? Intama nizo zibyara izindi. Hari uwo wari wazana kuri Yesu. Nubwo uzi kubwiriza hari uwo wari wazana kuri Yesu. Hari uwo wigeze urarika
ukamusanga no mu kabari mwene wanyu urwago rwishuka mu utari ko Yesu aragukunda uzaze mu rusengero. Only that ako none ko kakunaniye ukabutanararika n'umuntu ko Yesu yaguhaga kiza umumariye iki kweli? Ntabwo ari wowe mbwira, ndi kwibwira, mbwira n'abandi. Ni ngombwa ko twebwe abamurikiwe bavutse ubwa kabiri tujya kuzana batazi Yesu ngo baze nabo bamwizere tuzajyane mu bwami bwo mu ijuru. Aba rero hari ibintu bine bikwiriye kwitabwaho kugira ngo tubashe kumurikishiriza isi umwijima. Dukeneye ibintu bine. Ngo dukeneye bingahe? Bine. Dukeneye ijambo ry'Imana ryinshi. Dukwiriye kwiga ijambo ry'Imana kandi ryinshi. Kubera iki? Yesu ubwe yabwiye shitani bahuriye mu bigeragezo, aramubwira ngo umuntu ntatungwa n'ibyo kurya gusa, ngo ahubwo atungwa n'amagambo. Mumbabarire mwumva uko byanditswe. Umuntu ntabwo atungwa n'imitsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose. Muvuge ngo yose. Yose ni kuva Geneze kugeza Apocalypse. Ntabwo ari akajambo kamwe. Aka katurimburiye urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa n'abagabo. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Mumvugire ngo ame. Oya. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Nibyo. Ntibyavuye kuri twe n'impano y'Imana. Nibyo. Ntibyavuye no ku mirimo. Nibyo. Ariko kuko turabo yaremeye muri Kristo Yesu gukora imirimo myiza yo muri Kristo Yesu. Ubuntu buradukiza ariko budukiza ngo dukore imirimo. Mukomere Yesu amashaho ngaho. Dukizwa kugira ngo kuko turabo yaremye ituremeye muri Kristo Yesu imirimo myiza iyo Imana yatugeneye kera ngo tuyigende. Matayo 5:16. Muri umucyo w'isi. Umudugudu wubatse hejuru y'impinga z'umusozi utabasha kwisha. Uko bari ku mucyo wanyu murikira mu mwijima munkurikire. Abantu nibabona imirimo yanyu myiza bahereko bahimbaza Imana yabahamagaye. Ntabwo ari uw'Imana icubahiro n'amaboko. Apana. Amaboko ni symbole yabivuze wa mushumu. Uw'Imana icubahiro nuko ariko muntega amatwi. Ndaba hano ngenda ndataye Masaka. Abantu nibabona imirimo yanyu musubize. Abantu nibabona imirimo yanyu myiza bazaherako bahimbaza Imana bayihe icyo. Imirimo myiza ihimbaza Imana kuruta amashyi n'inanga n'akarwa. Kumurikishiriza isi y'umwijima ni ugukora imirimo myiza yo muri Kristo Yesu. Ya yindi dukorera aha ariko tukayikorera n'ahataraha. Twasomye wa Filipi aravuga ngo nuko rero abo nkunda atari uko turi kumwe n'igihe tutari kumwe, ndabasaba kugira ngo mukore byose mutitotomba. Haleluya. Kandi kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa uburyarya. Muba abana b'Imana batagira inenge. Hagati y'abiki gihe sijya wabyanditse. Hagati y'iyi si yuzuye ubugoryi n'ubuhenebere. Muba abana b'Imana batagira inenge. Kandi mubeho mutari uburyarya n'umugayo. Aho mubonekera muri iyi si yuzuye iki? Umwijima n'ubugoryi. Ngo ariko mwebwe mukaba muboneka nk'amatabaza. Haleluya. Itorero nitabaza isi yuzuye umwijima. Umwijima ki? Umwijima w'icyaha, umwijima w'ubusinzi, umwijima w'ubusambanyi, umwijima wo kuroga no kwambara ibiheko, umwijima wo kuraguza, umwijima wa homosexuality, umwijima w'icyaha. Aho mubonekera nk'amatabaza muri iyo si y'umwijima, mubeho mutagira inenge n'uburyarya kuko muri umucyo hagati y'isi yuzuye ubuhenebere. Mumurikishiriza isi umucyo w'ubutumwa bwiza. Paul amaze kuvugira ijambo aribwira Abafilipi, yarabahaye umurimo uko Yesu atureba
nk'abakozi bitwa amatabaza. Ikintu cya kabiri dukeneye ni ijambo ry'Imana. Muzi igituma navuze ko nzagaruka nuko ikivuze nta kivugo kwezi. Ijambo ry'Imana. Reka mbaza abakristo hano, usoma Bibiliya kangahe ku munsi? Uyisoma kangahe mu cyumweru? Uyisoma kangahe mu kwezi? Ariko munankunde n'ukuri nubwo nababwira ibyo mudashaka, ariko ni munsubize. Muyisoma kangahe? Erega simwe ndi kubaza abakristo, ndabaza n'aba bashumba. Usiko hari abashumba badasoma. None internet yarabikemuye. Ubu basigaye bigira kuri internet akadownloading icyigisho cya masumbu akakivuga. Si bibi, ariko uzi icyo kibigutera? Uri umunebwe. Uri umunebwe, uri umunyabute. Ndagusomera umurongo mubi uri bugutere gukanguka. Ubundi umuntu yiga ijambo ry'Imana ku giti cye, ugafata umwanya ukarisoma, ukabwira n'umwuka wera ngo nsobanurira iri jambo rishatse kuvuga iki, ukarimedita, ukarisengera, ugasoma n'ibindi bitabo, ukamenyija kuki. Paul yaravuze ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye, rifite ubwenge bwinshi, kugira ngo mubone uko musubiza umuntu wese ubabajije impamvu z'ibyiringiro bibatera gukorera Imana. None kudasoma ijambo ry'Imana uzasubiza Satani iki? Shitani yigeze asanga Yesu, yaba ari yasanze ngo nkwereke, nari kuyitubura. None ntimujya mubona bayitubuye. Ngo abonye ashonje, aramubwira ati kuri umwana w'Imana ukabushonje, uvuye muri 40 wahinduye aya mabuye kubishoboye, agahinduka imitsima ko ari wowe waremye ijuru n'isi, ukarya ko ndeba budandabirana. Yesu ntiyamubwira ngo ndabikora cyangwa simukora, aramubwira ngo byanditswe ngo. Icyo nicyo gisubizo dusubiza Satani akaruca. Iyo musubirishije ijambo ry'Imana nta handi agufatira. Byanditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose avuye mu kanwa k'Imana. Reka nsharanye igitorero ry'uyu mugoroba, kuko turi ku mugoroba w'isi. Abarakore benshi bazi Imana ku mirimo Imana yabakoreye, ariko ntabwo bazi ijambo ry'Imana. Murabyumvise icyo mvuze? Abantu bajya bavuga ndashima Imana yankuye umurenge nambaye ubusa none nambaye grand super. Ndashima Imana yanyambukije umupaka w'Imasisi nambaye pieni, nambutse nta na boda hano mu kirenge. Abantu bazi imirimo Imana yakoze, ariko ntibazi ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu umwanya muto gusa umuntu arakuzanira inyigisho akanya gato akarara gutwaye, akagutwara na matera. Reka mbabwira aho ubuyobe bugejeje itore. Urubyiruko rwinshi hano no hanze ruzi ko ubuntu bw'Imana buhagije. Yesu yarangije byose ku musaraba. Turye, tunywe, dusambane, twibe. Yesu yarangije ku musaraba. Yesu yarangije byose. Yarangije ibye, agusigira uruhare rwawe. Yapfiriye ibyaha byawe, aguha justification uhinduka umwana w'Imana. Ariko arangiza arahindukira avuga ngo ubwo wabaye umwana, kuko wahindutse umwana, noneho uhindura ingeso, kugira ngo ukureba wese ahimbaze Imana. Ingeso zawe nubwo wapfiriwe, nubwo wahindutse umwana w'Imana, ariko ingeso zawe ziragaragaza ko nta Yesu ukorera. Uzi kutamenya ijambo ry'Imana ko rituma umuntu abona justification, agasinda agasambana ngo ubuntu bw'Imana bwarabirangije. Abo mvuga n'abana bacu, n'abana bitore. Izo nyigisho ntabwo muzizi. Abazumva ni bangahe? Abazikunda ni bangahe? Abazigiyemo ntibabarika. Ndi umugabo wo kubihamya. No muri Amerika bariyo. N'abavuye hano arabashumba bagezeyo bahindura inyigisho. Kubera iki? Kutamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ijambo rya kabiri, dukwiriye kumenya gusenga. Abatesalonike ba mbere ibice 5 n'umurongo wa 16 na 17. Gusenga ntabwo gusenga ari ukuguhendahenda. Gusenga ni itegeko ry'Umwami, biri muri imperatif. Ntabwo nyibwiriza pastor, narabwirije ubu nsigaye nkwiriye kwigisha, kuko nibyo nabonye birahagije kugira ngo nigishe. Paulo abwira abatesalonike bari mu makuba, bari barapfushije abantu benshi,
bari bafite agahinda bategereje kugaruka kwa Yesu. Yesu atinze abantu babo babapersekite barapfa, barangije barabicwa n'agahinda kenshi. Niyo mpamvu ruriya rwandiko ari urwandiko rw'itorero dukwiriye gusoma kenshi tukanabyiga. Ndasaba abashumba barakongera kwigisha itorero kugaruka kwa Yesu, kuko izo nyigisho zo kuza kwa Yesu zaribagiranye, ntabwo abantu bakivuga kumwamaza. Niyo mpamvu ubuhanuzi bwa Canada na USA ubu nibwo buri mu matwi. Iguhaye visa mvugira ngo ame byakira, ndabyakira, ame nta utajya Canada, na igihugu cyaduhaye uburenganzira. Watse visa wagenda. Kuba rero umuntu aguhanurira ko ugiye Canada ntibisobanura ko ari Imana. Oya ni ukuri pe. Ni Imana itavuze wagenda cyane. Ubwo se wagize ngo nibwo buhanuzi bukwiriye kubwirwa itorero. Abatesalonike bamaze kugira akaga kenshi, barababara batangira kuvuga bati ku mwami yavuze ko aza none akabataje, abacu bakaba bashize bapfuye. Warangije Paul arababwira ngo dore icyo nawe n'umwami kumenya nuko impanda y'Imana izavuga koko abapfiriye muri Yesu nibo bazabanza kuzuka, natwe bazaba bakiriho tuzahindurwa mu kanya gato ndetse nk'ako guhumbya, nuko tuzazamuka mu kirere tujye kubana n'umwami wacu iminsi yose. Muhumure mumaranisha imibabaro. Kubwire nayo magambo ni amagambo y'uko Yesu azaza. Itorero rifite ikiringiro kimwe, kugaruka kwa Yesu. Hiyo ndiyo matumaini ya kanisa. Itorero rifite ikiringiro kimwe. Igituma mubona nshebeka nkavuga imitsi kabigiye kuntaraka, nuko nzi ko Yesu azaza. Kandi ibingibi mbivuga kuko nzi ko naza, yaza narahumye ijisho, yaza naracitse umugongo, yaza barangiye rusororo. Ijambo namizira vango kandi hahirwa bapfa. Oh haleluya, hahirwa bapfa bapfiriye muri Kristo, ngo umwuka akavuga ngo ye nibaruhukire rusororo, ariko imirimo bakoze igihe ijyanye nabo. Hiyo ndiyo matumaini ya kanisa. Uyu mubyizi bampaye nukuri pe, ntabwo Imana ikiranirwa ngo yibagirwa yanavuze. Ku munsi w'umuzuka azavuga ngo injira mugaragu wawe wakiranutse wa munsi gusa. Ya tariki ya 4 wakiranutse muri mu bawerizi, ubu nabaye mu werizi kandi ndi umuwadepe. Kiringiro ni kimwe, tuzajya mu ijuru rimwe. Nta muryango wanditseho werizi, nta nuwanditseho restoration, nta wanditseho Gaturika, nta wanditseho ADPR. Yesu ni warembo yuguruye irembo rigana mu ijuru. Umwizera wese mu moko yose, mu ndimi zose, uko yaba ari kose atayingiya. Mu Batesalonike abo bantu bari mu mibabaro, Paul ababwira aya magambo. Ni icyakabi arababwira ngo mwishime iteka, musenge ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima. Nimwumva amategeko y'umwuka atari aya Mose, mwumva amategeko y'umwuka, mwishime iteka. Kandi ni order mu gisirikare cyacu cy'inkotanyi baravuga ngo order siyo maombi. Iyo bakubwiye ngo beba dunia unabeba dunia bana. Mu gisirikare iyo bakubwiye ngo lala chini, kaa kimya. Ukubwiye ibyo azi impamvu akubwiye ngo icara, lala chini. Muzi cyatumye Yesu atubwira, yaravuze ngo mwishime iteka. Ni swari rikomeye. Wakwishima iteka ute waburaye? Wakwishima uteka ute wapfakaye? Wakwishima uteka ute abana bakurumbiye? Wakwishima ute? Nukuvuga ngo nubwo jyewe ntacyo mbishoboyeho, nubwo ibi bimbayeho ntacyo nabikoraho, ariko umwami niza yashobora byose, reka nsenge bimuharire. Yesu azabikora uko ashaka. Warangiza ukavuga uti ndagushimiye kuko wumvise gusenga. Mwishime iteka, musenge ubudatuza mu bibaho byose. Muhore mushima kugira ngo tumurikishirize isi umwijima. Mumbabarire cyane, n'imibabaro yacu ikwiriye kumurikira bisi cyane. Haleluya, avuze ngo haleluya, Imana ishimwe. Paul yigeze avuga ngo ibyatubayeho mwaziya ntabwo byigeze bihinduka inkomyi y'ubutumwa bwiza, kuko imibabaro n'inkoni nakubitiwe hariya byasoje ubutumwa bwiza i Kaisariya i Roma, ndetse n'abasirikare barinda gereza barabwakira.
kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Mwishime iteka, mwishimire no mu makuba yanyu, musenga ubudasiba, muyobayeho mushima Imana, kuko kubakunda Yesu byose bikorera hamwe. Iri jambo ni inshoberamahanga. Byose ndashima Imana cyane. Ubu se wamenye ko nambutse umupaka ntagira boda boda? Nabaye mu ishyamba, nabaye mu gihugu cy'ubuhungiro, ndi impunzi y'umunyarwanda wo muri 59. Aho nyirijwe muri 86. Imana iravuga ngo tuzataha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Imana ikoresha umunyakasaya arambwira ati baada ya miaka 10 utarudi kwenye ukoo wa baba yako, na huko utainuliwa madarakani kimeujiza, na utakuwa kiongozi ya kanisa kubwa la Kipentekoste, na huko Bwana atakubariki, utaitembelea gari na utaruka ndege mabawa ukihubiri nchi ulimwengu kote, maana Bwana amekuita kuhubiri injili hata uzee wako. Mbivuze mu Giswahili abantu babyumva. Icyo gihe nahuye n'umuhanuzi umunyakasayi, twari duhuriye wari kara ahantu bita Hombo, naye natiye inkweto. Muraho wamenya ko natiye inkweto? Imana ni yabatira, ni yabatiza. Muyikomera amashyi. Imana ni yabakene, ni yabakire. Imana ni yabakomeye, ni yaboroheje. Imana ni yabatunzi, ni yaboro. Ariko kugira ngo tuzabashe guhamya ibyo, dukwiriye kumenya ijambo ry'Imana, ariko dukwiriye gusenga. Narabisengewe biranga, ariko igihe kigeze ndataha. Nta inka zanjye bazinyaze, nta hapieni. Nukuri nta nakamambiri. Nambukiye kuri petite barriere hari hepfo ku Gisenya bahazi. Ndambuka. Naye nahinnye ipantaro nk'umuhinzi ugiye guhinga amayogi. Ndaza kandi nari nanutse, nambutse umupaka w'iki gihugu mfite ibiro 49. 49 kilo, wabimenye ko nigeze 49 kilo. Kandi nta kindi natahanye, kuko inka zari zanyazwe. Natahanye Bibiliya, nari narayidodeye agafuka nyishyira hano mukwa. Nicyo kintu nambukanye mvana Imasizi. Kandi n'uyu munsi wa none ndababwira ko nta kindi nkunda, nta n'ikindi kimbeshejeho, nta n'ikindi amasezerano yose ni mu byanditswe byera. Ibivuga no kubikora irabisohoza. Turakwiriye kumenya ko kugira ngo duhamye Yesu, dukwiriye kumenya ijambo ry'Imana, dukwiriye gusenga kugira ngo twihanganire imibabaro ducamo. Ubu rero hari ivuga butumwa ripfuye. Ndashoje mujo. Rivuga ngo ntawayikoreye azikorera amaboko, nta mukiranutsi wigeze asonza. Reka mbabazi bitujye muri pratique. Koko nta mukiranutsi wigeze asonza? Cyangwa ngo asabe? Kandi hashisere yaratuzaniye akawunga tutashye, hanyuma mwe mugeze iriya ntibabahaye. Aha nubwo uyu munsi batakibaha ariko ntibabahaye. Hanyuma se ntabwo muzi mu ntambara ko umuntu wese asonza? None si yo mu ntambara dushonje tuba turi abanyabyaha? Nibihe umukiranutsi agira ibihe byiza kandi akagira n'ibihe bibi. Mu misozi no mu bikombe niho duca tujya ibwami. Rimwe tuba turi hejuru cyane, ubundi tukaba turi heza hasi cyane. Ariko kubakunda Imana, hasi turi kumwe n'Imana, hejuru turi kumwe n'Imana, dukize turi kumwe n'Imana, dukennye turi kumwe n'Imana. Mwishime iteka, ariko musenge ubudasiba. Mumenye iyo Mana ko ari Imana y'abakennye n'abahazi. Ubu hari evangile de prosperité, nta kindi bababwira, prosperité. Ntabwo naje gusenya, ariko naje gusenya inyigisho z'ibinyoma. Hanurira umunsi wawe, hanurira umunsi wawe, bose bagahaguruka n'ukuri kw'Imana. Décrétez votre journée aujourd'hui. Je décrète. I declare. You declare what? Wari wategeka ko bucya, wari wategeka ko bwira. Uzi ububiko bw'umwijima, ni wowe uzi ibihesi. Umenya Imana icisha bugufi igashyira hejuru. Uradekreta sangwiki. Abantu bari kudekreta kuko barabwiwe ngo mu biganza byawe no mu kanwa kawe wahamya ibyo ushaka. Ntabwo urema. Harema Imana isoza ikishaka ku manywa na nijoro. Ijambo ryayo ryonyine niryo rirema, ntabwo ari ijambo ryawe. Icyakora ijambo ryacu turemesha.
nuko Bibiliya tubwira ngo mugende mubwiriza ubutumwa bwiza abantu nibihana mubabatize kandi abo muzababarira babyihanye bazababarirwa. Ariko kuvangura dekreta umunsi barakubeshya ari ibyo ubu ngubu tuba dufite indege. Mukwiriye kumenya ijambo ry'Imana ryuzuye. Muvuge ngo ryuzuye. Ryuzuye. La parole entière. Kuva muri Ancien Testament kugera muri Nouveau Testament. Kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe. Bibiliya iravuga ngo kandi ijambo ryanjye hahirwa umuntu wizera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Bibiliya ikavuga ngo kandi niyagira uwongeraho nzamwongerera ibihano biri muri iki gitabo, niyagira ugira icyo agabanyamo nzamugabanya kuri wa munane w'igitabo cy'ubugingo, ntazajya mu ijuru kuko yongereye ijambo yagabura ijambo. Dukwiriye kuvuga ijambo ry'Imana twito ni iry'Imana yararihumetse. Ijambo ryanyu dukwiriye gukora tumenye ijambo ry'Imana dusenge. Icya gatatu dukoresha impano twahawe nk'uko Imana ibishaka. Ngo dukoresha iki? Impano twahawe ni iki? N'umwuka wera. Abefeso 4:11, Abakorinto 2:12. Mugende muhasomere mu rugo. Nuko amaze gupfa arazamuka ajya mu ijuru, amaze kuzuka agabira abantu impano. Ni munyumve neza, iha bamwe muvuze ngo habamwe, ntabwo ari abihaye. Muri iyi minsi dufite ba self appointed, bisengera bakiyeza bakigira icyo bari cyo. Nuko bamwe kuba intumwa, aha abandi kuba abahanuzi, aha abandi kuba abungeri, aha abandi kuba abigisha, aha abandi kuba ababwiriza butumwa, aha n'abandi gufasha. Izo ministere eshanu ni Imana izitanga, niyo yahaye impano. Abahawe izo mpano tuzikoresha. Mushumba mwigisha itorero ritazavamo abayobe. Mu Rwanda irishaka uyu mukumbi, reka ngubwire igituma ari wowe nkwiriye gutongera, kandi reka mutongere. Ni muri umuna wanjye ariko ndi n'umushumba we. Ndamuruta mu myaka, ndamuruta no mu myaka mu murimo. Igishumba nkimazemo imyaka 34 ni mike, kandi nakoze mu nzego zose. Nukuri ntabwo ari cyo nirata, nakiboneye mu tuntu n'utundi cyane. Kandi ndashima umwami wakomeje gufata amaboko yanjye, ndashima umwami wafashe ururimi rwanjye. Ntabwo nigeze ngoreka ijambo ry'Imana ngo kugira ngo bakunde bature. Mushyira korasi shyushye turebe ko bayaduha, uzabona ishyano. Urashyushya abantu ngo bature. Bibiliya ivuga ngo ikigo gutura umuntu wese ature nk'uko yagambiriye, kuko Imana ishaka ko abantu batura babikunze bishimye nk'uko bagambiriye. Bene abo niba Imana ishima amaturo. None ubasigaye babaririmbira amakorasi yo kubashyushya. Ushyushya n'umusambanyi agashyushya agatura, kandi iryo turo nukuri da rirandikwa, ariko ntabwo azarihemberwa, kuko igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira kuwiteka, nkaswe yagitambanye umutima mubi. Bavandimwe mukoresha Imana. Mu Bakorinto 12 haravuga ngo hari uburyo bwinshi bwo gukorera Imana. Ndagira ngo uriya ntego nyigarukeho. Hari uburyo bwinshi bwo kumurikishiriza iyi siri mu buhenebere. Hari uburyo bwinshi bwo kubikora, ntabwo ari byo ubikora gusa. Bamwe babikora nk'abashumba, abandi babikorera abigisha, abandi babikorera abavuga butumwa, abandi babikorera abakristo, abandi bakoresha ibyabo kugira ngo berekane ko Yesu ari umwami. Pawulo aravuga ngo hari uburyo bwinshi bwo gukora, ngo kandi umwami dukorera n'umwe. Nta mushomeri ukwiriye kuba mu nzu y'Imana, nta mushomeri udakwiriye kumurikira isi, nta n'umwe. Mundebe hano, izi ngingo z'umubiri zose ni itorero. Hari ingingo zigaragara arizo n'abantu bakunda. Barutse gukora igiterane cy'urubyiruko, baza umuhungu wanjye umwe ntabari kusha umukobwa wifuza kuzashaka n'uwe, ati nufite amataye. Mba nabahaye uburenganzira bwo kumbaza uko bashaka, kandi zigarabazi nge mbajyana yo kujya gusemba. Mfite abahungu beza shaho bo tuyobe twiza bazi gusirimba. Mfite agahungu kitwa Dawidi kazi gusirimba. Nabonye hano hari abasore bazi gusirimba. Mujye musirimba mukijijwe, naho gusirimba usambana ntacyo ukorera. Arambwira ati jya umukobwa nkunda nufite amataye. Undi ati papa jya uwo nkunda nufite umusatsi mwinshi. Undi ati jyewe urakaba muki ariko awunyereze. Undi ati nikundira uwa naturel. Undi ati nkunda uwa gatambaro ka DP. Yeyo ngaho rero
aba bantu uzabahuza ute mu gihe ugiye kubigisha? Ukwiriye kubigisha ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana rirahagije kwigisha umusore akeza inzira ze, akazashaka ashakiwe n'Imana, akazaba ari kumwe n'Imana. Bibiliya yuzuye amagambo yo gufasha abasore n'inkumi mubigisha. Kuki? Bibiliya avuga ngo kandi muragira umukumbi mwagabiwe n'Umwuka Wera, muwuragire mudahatwa, atari kubwo kwifuza indamu mbi, ngo ahubwo muwuragire nk'abazawubazwa. Niyo mpamvu tutakwiriye kunonera no kubebera ngo twe kubwiriza abantu kuri ku ijambo ry'Imana. Nubakoraho barasohoka, nibasohoka barasohoka, ariko barasohoka bumvise ijambo ry'Imana. Nimbuto itabora umunsi bahuye n'umunyafu w'Imana usabagarura mu nzu y'Imana, babwira ijambo ry'Imana, nibasohoka rizagenda kuko ijambo ry'Imana ari imbuto itabora. Mukoresha izo mpano, murareba izi mpano, izi ngingo. Shobora kuvuga ko abashumba turi amaso, turi ijisho, kavuga ko n'abandi ari ugutwi, ariko hari izindi ngingo mu itorero zitazwe, zitagaragara. Izi mpano zacu nizo zatugize abastari. Izi na YouTube bigiramo uruhare, itwamamaza tutanabishaka. Hari n'igihe bajya banatubeshyira agashyiraho titre mbi atari byo navuze. Ntimuze gushyiraho titre mbi, ujye mushyiraho titre y'ijambo ry'Imana. Mwe kuvuga ngo agarukanye uburakari, nta burakari ngarukanye. Hari igihe bafata titre, nge nize ubunyamakuru, nize mass communication, mfite licence muri mass communication. Hari igihe bashyiraho titre gusa byo kugira ngo abantu babe attracted. Masumbuka agarukanye uburakari, nta burakari nazanye, iri ni ijambo ry'Imana. Mumurikishirize isi iri mu buherebere kumenya Kristo n'ubwiza bwe. Haleluya. Ako kari gato ndagira ngo babwire ngo hari impano zivuga Yesu zitazwe. Abantu bakora isuku hano mu rusengero ntabwo mbazi, ariko nzi bishop. Abandi nzamenye na potere, abandi nzamenye n'abakuru b'itorero, abandi nzamenye n'abaprotokole bantwaza ibitabo, ariko umuntu ujya gukoropa sina habari yake. Kandi uwo muntu ukoropa inzu y'Imana akayitaka, umuntu wazanye izindabo, umuntu wakoze turiya tuntu, uriya mwana wicara kuri biriya byuma, n'uwirirwa ari kubikorogoshora ngo iyi mikuru igende neza, n'umukozi w'Imana nk'Amasumbuko na bishop. Turi kuri meme piedega, kuko Yesu aramamara binyuze muri we, binyuze mu wakoropye, binyuze mu watanze kopi, binyuze no mu washatse itike y'umushumba ngo biriya yagera, binyuze ni mwamamaza Yesu mukoresheje impano mwagami. Icyo nicyo gituma tutarobanura abantu ku butoni, kuko Imana niyiza abakozi bayo. Timoteyo 2:19, urufatiro rw'Imana uyu munsi ruracyahagaze, rwanditsweho ngo Uwiteka azabe, kandi abakora abavuga iryo zina ry'Uwiteka bave mu bidatunganye. Upfa gukoropa ukiranuka utagononwa, Yesu azakubwira ngo injira mugaragu wanjye. Niyo mpamvu gukoresha no kumenya impano yawe n'iby'igiciro, maze wagera ku murimo wahawe ukawukora unezerewe. Ariko mwumvise abo bagore ko bati tuzafinansa ministeri ya Yesu. Ni ukuri kw'Imana nta hantu twababonye ari abapotere, nta hantu twabonye ari abashumba, cyakora twumvise ko bamwe bari abadiyakoni, ariko ngo ubuzima bwa Yesu bwose nibo bafinanshije ministeri. Lidia nibo bafinanshije Paulo. Bwana sifiwe sana. Musohoke mwamamaze mukoresheje impano z'Umwuka mwahawe. Ukoresha ihe impano nabwo uravuga ko utayizi, turakizwa. Nta muntu Imana ihamagara mu itorero ngo abe umushomeri. Imana we yahuye nawe wese imuha icyo agomba gukora, uburyo bumwe cyangwa ubundi. Icyanyuma muri bya bintu bine kugira ngo soze, haravuga ngo kandi dukumbura guterana kwera kugira ngo twature ibyiringiro byacu ku manywa na nijoro. Abantu bavutse ubwa kabiri bakwiriye gukumbura guterana kwera. Mumbabarire mu byo ngo bakwiriye gukumbira iki? Guterana kwera, ngo kugira ngo bigende biti mushu
mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 10:23 haravuga ngo kandi uko mubona urya munsi wegera aba ariko murushaho guterana. Nimwumve icyo guterana kumaze ngo kandi mukumbuzanye muterana ishaka ryo gukunda no gukora iby'Imana ishaka mu materaniro. Uko mubona Yesu atwegera murushaho gukumbura guterana kwera. Guterana kwera kuri mu buryo hari ukuguterana, hari no guterana ameza y'umwami. Yesu yaravuze ngo uko muzajya murya, haleluya, uko muzajya murya kuri uwo mutsima mukanywa no kuri icyo gikombe ngo muzaba mwamamaza urupfu no kuzuka by'umwami, ngo kugeza hazagarukira mujya mubikora kugira ngo munyamamaze, mwamamaze gupfa no kuzuka no kugaruka kwanjye. Uko muteranye mukumbure. Reka nsozereze kuri iki cya kane. Uzi ko abantu bacitse mu nzu y'Imana bayibonekamo dimanche gusa ni sande. Uko mubona urya munsi ubegera muterana, nimuterana mugire mute mushuma, muhugurane, mukumbuzanye, mwigishanye, nimushaka no kugira mu Efeso muraba ngo muririmbirane, ngo muririmbirane zaburi, ngo n'indirimbo, ngo nibihimbano by'umwuka, ngo nimuterana muririmbirane, muganire, mukumbuzanye. Hari ijambo ryanejeje cyane ngo kandi ngo muterane ishaka ryo gukunda no gukora iby'Imana ishaka. Nta mukristo wabaho atari mu materaniro. Niyo mpamvu hari umwuka wateye abantu gusohoka mu nzu y'Imana. Imana ntabwo ikiba muri ritorero. Ninde wakubwiye ko ntayibamo? Wahuriye he n'iyihe Imana yakubwiye ko hano nta Mana ibaho? Uko mubona urya munsi ugenda wegera mukumure guterana kwera. Zefaniya yarahanuye mu murongo yaravuze ngo kandi nzongera kwegeranya abakumburaga guterana kwera barabanye bagendaga bavunwa n'ibibakoze isoni. Ni mu masengesho. Buri hari ibintu tujyana mu nzu y'Imana kurira kuniha bibi bituma izina ry'umwami ritukwa, tugakumbura tukikorera umutwaro, tukarara hasi niturya ntitunywe, tukabwira Imana ngo niba uzabikore ayo dukuraho igitutsi n'igisuzuguriro. Imana ikunda guterana kwera. Nimwumve ibintu bine abera kugira ngo bamamaze bamurikirize, bakunde ijambo ry'Imana, baryige, bakunde gusenga iteka ryose, kandi bakoresha impano z'umwuka n'impano zo gukorera mwito hano no hanze. Nabivuze kuri bariya bagore nzagaruka kubabwira. Iyi mpano yo gutanga abigisha b'inyuma barayigoretse basigaye bayicuruza. Toa na Mungu atakubariki. Toa ulicho nacho na Mungu atakubariki. Toa bakabakanga. Noneho bakababesha gutanga isaka wawe, bagasobanura isaka kandi n'ukuri barabesha. Ntabwo ari isaka. Ngo isaka ni ikintu de valeur ufite. Naho barakumenye bamenye ko ufite ya modoka niyo ufite yonyine, niyo isaka wawe. Bamenya noneho kutabyaye bakakubwira bati uzagenda ugurisha n'igitanda n'amatora, ubitangiye ituro ry'umuhanuzi uzabyara kubera ushaka umwana ntacyo atota. Niyo mpamvu basigaye bariganya abantu, ugasanga abantu baratanga n'ibyo batemerewe gutanga, bikabasenyera ingo, bikabatatanya. Muramenye mwigisha ijambo ry'Imana, muzamenye ituro Imana ishaka. Banza witanga ubwawe ariko utange n'icyo wemerewe gutanga, kandi ugitange gishyitse, kandi ugitange wishimye. Ariko kugitanga ari uko baguhotoye ngo bakubwira ngo gitange nibwo muke. Ntabwo Imana iduha kuko twayihaye, ahubwo Imana iravuga ngo ngaho ni mubigerageze mume kimwe mu 10 n'ituro murebe ko ntabasukaho umugisha mukaburaho mawukwiza. Ntabwo tuyiha ngo idusubize, ahubwo tuyiha kubyo yaduhaye, nayo ikaduha imigisha kuko nabiriye yahaye bapagarizi ko natwe tubikene. Ariko hari impano yitwa gutanga ikomeye, bayita don de liberalité, impano yo gutanga. Nigeze ngira ahantu umuntu atanga amafaranga, atanze amafaranga abantu bahuma nk'impyisi.
yaravuze ngo kubw'iki gikorwa cy'iyi nyubako, yari inyubako y'inzu, aravuga ngo nzatanga amayero 15,000. abantu ngo combien 15,000 euros. Kubera abantu batazi gutanga 15,000 euros baba bumva ko ari menshi. Yatanze ubugingo bwayo ku bwacu, niki tutayitangira? Niki? Dawidi wari uhize yaravuze ngo Imana ndayitura iki ku bintu byose yankoreye. Muzi ko urusengero rwa mbere rwubatswe na Dawidi. Dawidi wenyine ubutunzi bwe nibwo bwubatse urusengero rw'Imana. Aravuga ngo ndatanga icya kabiri cy'ubutunzi ntunzi nubaka inzu y'Umwana. Kandi amaze kubivuga Imana iravuga ngo ntabwo uzayubaka, ariko kubw'uyu mutima wo gukunda no kugira ngo umpeshe icyubahiro, imuha ibintu 6 bitagurwa amafaranga. Iramubwira ngo nzaguha izina rikomeye mu isi, kandi ntabwo nzigera ngukuraho imbabazi zanjye zizakubaho iteka. Ntabwo uzamera nka Sawuli wasimbuye, imbabazi zanjye zizakubaho. Icya gatatu, umuryango wawe n'igihe bazaba bacumuyeho nzabahanisha inkoni z'abantu, ariko sinzabatsembaho, kandi intebe y'ubwami bwawe nzayiguhozaho iteka byose. Ibyo bintu se wabigura amafaranga? Iyo wibutse iby'Imana yagukoreye ntacyo utakora. Ntibakagushyushye rero, ntugatange Isaka. Nta Isaka ufite. Isaka yari Isaka wa Aburahamu, kandi yashushanyaga Yesu. Nta yindi Isaka tugira. Ntibakababeshye ngo babariganye ngo tanga Isaka, ngo Isaka ngo ni cya gikoresho cyawe gikomeye. Icyo gikoresho cyawe ko ari cy'umutware ni cyawe, hanyuma nugitanga mutabivuganyije ntimuzashwana. Tawa Isaka wa wapi? Kuko Imana ishaka kudutanga tubikuye ku mutima. Ndashoje ndangiza kugira ngo dusenge. Ibi bintu dukora rero twamamaza Yesu. Munyihanganire, ibi bintu dukora twamamaza Yesu dukwiriye kubikora mu buryo Imana ibishaka. Ntabwo ari ugupfa kubikora, bifite uko bikorwa. Kuvuga ubutumwa bifite uko bikorwa, n'ubuhamya dutanga bufite uko butangwa. Ubu dufite abesikuro benshi mu itorero, murambabare nkoresha iryo jambo, basigaye bahimba ubuhamya kugira ngo babone views kuri YouTube. Agahimba ibyo yakoze n'ibyo atakoze kugira ngo attracting abantu bamurebe, YouTube imuhembe. Babikorera kugira ngo babone indamu. Dufite abantu benshi bagoreka ijambo ry'Imana kugira ngo barebe ko bakwikurura abigisha inyuma yabo, bagahindura ijambo ry'Imana, bagapfusha ubuntu bw'Imana, bagahindura ubusa ijambo ry'Imana, bakabikora uko bidakorwa. Ndagira ngo ibi byose bivuga Yesu bimurikira isi, bifite uko bikorwa, bifite amategeko abigenga. Haba kuvuga ubutumwa, haba gushumba itorero. None umuntu aravuka agahita yaba bishop. Wasengewe wahamagawe ryari? Ntuzi igihe wavukiye ubwa kabiri, ntuzi igihe wakirijwe, ntuzi igihe waherewe umwuka wera, none uraturumbutse ngo nuko masubu ko ari mwene wanyu nawe ubaye bishop. Uko ni bishop byanyuze hehe? Byaciye. Ntabwo ibyo bintu bipfa gukorwa. Kuragira itorero bagusengera bakubwiye ngo iki? Muragira umukumbi umwami, umwagabiwe n'umwami, kandi muzawu baswe. Murumva, niyo mpamvu havuga ngo dukorera agakiza kacu dutinya duhinda umushyitsi. Ntabwo ari ugupfa kuvuga. Si bose bavuga mwami mwami. Matayo 7, si bose bavuga Yesu bazajya mu bwami. Ngo kereka bakora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Reka babwire ko iki kintu kirakomeye mu buryo mudashobora kubitekereza. Niba mushaka kubimenya, mumenye ibyanditswe byera. Hari umugabo umwe wagiriwe umugisha mu miryango 12 y'Abisirayeli. Aka niko ngira ngo usozerezeho bikorwe kuri gahunda. Yitwaga Lewi. Imana ihitamo inkoni ya Aroni irarabya, ababaye umushumba n'umutamyi mu buryo bw'iteka byose. Abamukomokaho bose bahita bahinduka abatambyi. Umunsi umwe amategeko ya Mose abwira Aroni, hariya kuri kiriya gicaniro, uriya muriro wacanywe n'Imana ntukazime, muzahore muwenyegeza ntukazime, kandi namwe ubwire n'abana bawe bene Aroni
ubabwire ngo mu gihe cy'izamu ryabo ntibagasinzire ngo umuriro utazazima. Umunsi umwe babikora by'akamenyero, barara izamu barasinzira, umuriro urazima. Umaze kuzima baraganira, munyihanganire bati ariko umuriro si umuriro, umuriro si umuriro, si ibishirira tujye kurahura. Ngo banyaruka hirya birahurira igishirira, baracana. Bamaze gucana ngo umuriro uva mu ijuru uraza ubatwikira imbere ya cya gicaniro, basanga bashiririye. Ngo Uwiteka abwira Mose ngo nabatwitse kuko basinziriye, ntibubashe, ntibagendeye mu mabwiriza n'amategeko y'umuriro wo ku gicaniro. Niyo mpamvu bagiye kuzana umuriro w'abanyamahanga baracana, ndabica. Ntimukajye kurahura, ngo mujye kurahura inyigisho zipfuye, murahure n'ubuhanuzi bw'ibinyoma bifite uko bigenzwa. Hari umuhungu w'umunyamwuka w'umupentekote, njya mwita umupentekote kuko ari twe twiyitirira umwuka. Abapende yari umugabo mwiza wagiraga umwuka, akagira imbaraga ziri mu ibanga ku musatsi. Samusoni akora ibitangaza, baramwandika. Ntabwo Imana yamuhishiriye kugira ngo nzamwigireho. Ngo igihe kimwe agakora iyo mirimo yose, mu ndebe yemwe bantu b'Imana, agakora iyo mirimo yose. Yari umusore wagataha kwa maraya, agakora imirimo yose, agatwikira abafilisitiya, akikorera ibihindizo by'imiringa, agakora ibitangaza, agafata umusaha w'indogo bakica abantu ibihumbi, kuko yari yarahamagariwe kurimbura abafilisitiya. Yarangiza agataha akarara kwa maraya, agapfumbata maraya, nimugoroba kuzura umwuka wera akajya gukorera iby'Imana. Kandi abantu bajya bibwira ngo Imana ntibireba. Ibyo byose urabikora, hakwihorera ukibwira ko mwanjye nawe. Umunsi umwe baramureba, baramumenya, baravuga bati ariko iki kigabo ko gitunze umukobwa wacu, kikaba ari cya maraya, naho gifite imbaraga z'Imana ya Isirayeli, ariko iki kigabo ni igipagani, cyaravanze. Barangiye bati mata tuzaguha amafaranga. Ngo buri mutware w'abafilisitiya, bari bafite abatware 2,500, bati buri mutware azaguha amadolari 2,000. Yakubi wowe wizi imibare Douglas, $2,000 fois 2,500 ni billions zingahe mwuka byarabo. Bati turaguha buri muntu 2,000. Barabatware le ministre. Ngo bati numara uzamudushakire bakanuka, uzamubaze ngo niki cyatuma asa n'abandi akagira intege nke. Waraza babwira bati niki cyatuma usa n'abandi? Atuwambohesha imigwegwe. Yarangiye ati kwacinara Yesu. Niki cyakuboha? Atuwambohesha amasinga fil barbere. Yarangiye agavuga ati mwizina rya Yesu tugaturika. Niki cyakuboha? Ngo umugore arangije araza, ngo ararira gatatu. Ngo aravuga ati urabuzi ngo uramesha ubugira gatatu, mbwira ko nkunda ntumenera ibanga. Ngo ararira machozi ya mayele shetani. Warangiza aramubwira ati kuki umbesha ubugira gatatu, wamwijya kuboha maze ukamera nk'abana. Warangije amurembeje, aramubwira ati kuva navuka nakwambiye uyu musatsi undeba ntabwo wigeze uvaho na rimwe. Ibi bisuko byanjye 7 ni mu imbaraga z'ubunazeri zihiri. Ubu wazikuraho nahinduka nk'abandi bose kuko nanjye ndi umuntu. Ngo umugore aravuga ati ambwiye byari mu mutima, kanje gushaka amahera, gukunda impiya n'umuzi w'ibibi byose. Waragiye baraziteranije barazizanye, ati muze mbabwira ariko muzanye umufuka. Bazana umufuka w'amahera bashyira hari. Barangiye kwagira ati mumureke muri icyo cyumba nsinzirizira ibandi ryanjye. Arabavuga bamabandi bavuga ubutumwa, bakarara kwa maraya, bakavuga Yesu neza, ariko bakabiba amacakubiri mu bandi. Bakaririmba neza, bakaramya nk'abamarayika, bagasirimbuka kugira ngo bahagaze ku ntebe y'Imana, ariko bakaba buzuye ubusambanyi pe. Barahari bavuga ubutumwa bwiza kundusha, ariko bakora n'ingeso mbi nyinshi. Muzabasoma mu byanditse muzabamenya. Ngo arangije aravuga ati iri bandi muze. Bamuhaye amafaranga, ngo arangije amusinzirira ku bibero. Maze gusinzira wabwira abo ngabati hagiriye abagabo 2 muze muce ibisuko. Baraza 1 to 7
pa ibisuko birindwi bakuraho. Warangije maraya aramubwira ati wapfa Samson Abafilisitiya bagusumira ngo cikangwe muzahasome ni mu bacamanza ibice 16 haravuga ngo nuko arikangura ngo yibwira ko ari buza kwisohokera nkuko yabigize akamenyero ngo naho nazi ko Imana yamuretse biri muri pasi. Burya Imana yari yaramuretse kera imusigira impano nta bugingo. Warangiye ati mu izina ry'Uwiteka asa n'imboga z'ibisusa zikubiswe n'umwuka. Bati wewe niwe twabona wamunogoramwe amaso bamujyana mu nzu hariya. Bati gitubwira Imana yacu akavuga Imana ya kera Imana ikimbamo, kera Imana ikinkoresha natwitse imirima y'ingano, kera Imana ikimbamo nikoreye ibihindizo by'amare, kera Imana ikimbamo nigeze nkora ibintu kera. Ubu abantu bari mu buhamya bwa kera na leo ubuhamya ni none uko abanye n'Imana kera n'uyu munsi ubane nayo kuko Yesu Kristo ko yararejo n'uyu munsi niko ari niko azahora iteka ryose. Mwaravuga ati renga ariko amahirwe ya nyuma nta bantu ababwiye ngo baramushinyagurira mukuramwe amaso arakomeza ariko arangije ngo igihe kimwe ngo babatware 250 bakora umunsi mukuru ngo bashinyagurire Samson ngo nawe aricara wahagarara hariya naho ngo kera umusatsi we watangiye kongera kumera ngo atangira kwibuka Imana ya Isirayeli, Imana y'inyambabazi itinda kurakara yitangira kuzana ikibi, Imana ibabarira abagizi ba nabi ikababarira n'abacumuye n'abaguye naho ibyaha byawe byatukura tukutuku. Ngo aribuka yibuka Imana arangije ngo asengera Imana aravuga ati Mana yanjye wongera unyibuke nkuko wanyibukaga kera, umbabarira imbabazi uzingirire nkuko wazingiriye, ariko uyu munsi wongera ungarura imbaraga zanjye nongere nkora umurimo wawe wanyu ari nindangiza mfe ariko mfe imbaraga zawe zongeye kungaruka. Ngo nuko ari tugatuga maze imbaraga z'Imana zimugaruka. Niyo mpamvu mu gitabo cy'Abaheburayo 11 harimo Samsoni. Ntabwo umwuka wera yahamye Samsoni warimbutse, ahubwo harimo Samsoni wagiriwe imbabazi akora umurimo wa nyuma arangiza babana. Icyama ngo uyu munsi ubwira Imana uti wongere unyibuke. Imana yongere tugaruke, Imana tugarure mu rukundo, Imana dufashe bene data tubikora ariko twe kubikora nk'akamenyero, tubikore kuko ijambo ry'Imana rivuga. Dukunde ijambo ry'Imana, dusenge, dukoresha impano z'umwuka kandi dukumbura amateraniro, dukumbure guterana, duterana ishyaka ryo gukunda no gukora ibyo Imana ishaka. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Uyu munsi wowe nanjye tumurikishirize isi iri mu buhenebere ibyo twamenye kuri Yesu. Dukoresha impano, dukoresha ijambo, dukoresha ubutunzi kandi dukumbura amateraniro kandi dukumbure no guterana kwera, duterana ishyaka ryo gukunda no gukumbura iwacu, tubone uko twamamaza ibyiringiro byacu dushize amanga. Nabakunze ukuntu mwacecetse mumbabarenze ko narengejeho iminota mikeya. Muzi cyatumye nyirenzaho kwari kugira ngo ndasiga akantu ka impasse abanyabuntu bakazagahagararaho. Nashatse kwerekana ko Imana twabutse ubwa kabiri. Haleluya. Ariko ni intangiriro y'ubuzima bwa gikristo, ariko tugenda turushaho kugira ishusho yo gukura dusa na Yesu kugera igihe tuzagera kuri stature ya Kristo. Kandi twamamaza Yesu dukoresheje ibyanditswe byera, twamamaza Yesu n'impano z'umwuka, twamamaza Yesu dukoresheje n'ubutunzi bwacu. Yesu yamamare ducishwa bugufi kandi byose bikorwa nk'uko ijambo ry'Imana ribitegeka. Twe kumenyera Imana, tusizoe Mungu, Mungu siyo shemeki yetu. Ntimugatera Imana ububyara, Imana si mubyara wanyu. Abantu basigaye bakoresha izina rya Yesu nabi, abandi bagakoresha haleluya nabi, abandi bagakoresha amina nabi. Mushu uzi kubaho nuko aramufata, haleluya we, amen, amutera inkota aramujuguta, amen, amen. Mumvugira ngo haleluya. Nuko aramwica
cyane. Uwo mugabo yari maraya ukomeye cyane. Haleluya. Oya, ntabwo yari maraya bashyiraho haleluya. Nta nubwo kwicana batera haleluya, nta nubwo bavuga ngo amen. Muzi igituma dukwiriye kwiga ijambo ry'Imana ni ukugira ngo tumenye igihe cya haleluya, tumenye n'igihe cy'Imana itubabarira. Ntabwo haleluya ivugwa anyhow, ntabwo amen ivugwa anyhow. Amen ni izina rya Yesu. Bibe wita amina haravuga aya magambo. Ntabwo amina ari siroga. Kera tukiri ku ngoma y'amabuto twayaga dutera isiroga, empere wowe oringa te ozari mambure. Ntabwo amen ari oringa te. Amen na haleluya ni amagambo akomeye avugwa neza ku gihe cyayo, ari mu ishimwe ry'Imana, arimo guhamya ngo kandi bibe bityo, byose bikorwa neza kuri gahunda, kuko mu magambo yawe uzatsindishirizwa, mu magambo yanjye nzatsindishirizwa. Imana iduhe umugisha. Nabasomeye rero hariya kugira ngo muze kuhasoma mutashye. Nk'abana bakundwa, atari igihe mpari gusa, igihe ntahari. Mukore mutitotomba, mutagishanya impaka, kandi muba abana b'Imana batagira umugayo n'uburyarya. Aho mubonekera muri iyi si y'ubugoryi mumeze nk'amatabaza. Ijambo ryanyu rigwire, kandi uko mubonye uburyo muvuge irikwiriye gutanga umugisha. Ariko ijambo riteye isoni ryose ntirikabe mu kanwa kanyu. Ni ukwibasha cyane gukora ibiruta cyane ibyo tubwira n'ibyo dusaba, izarindira imitima yanyu mu byo mwirinda muri Kristo Yesu. Twese dusohoke tujye kwamamaza, tubwire isi ko Yesu ari umwami. Abantu bavuka ubwa kabiri dukorera Imana, kandi dukorerane, dukundane, dusabirane. Mwankunze nimunkunda nanjye muzansure. Uzi ko abantu bakunda umuvugabutumwa akabasura, ariko ukabona nta numenyiwe, ntuye Masaka, uzaze kunsura. Ubu nagusuye, nasuye itorero ryose, nageze no mu mbere iwawe, nanjye uzansure. Kuko buriya kugira ngo umuvugabutumwa yishima amenye ko yaragiye, hakwiriye kubona n'abantu bamugezaho bakavuga ngo uraho mushumba. Kandi ubu ndavuze ngo kwa heri, Imana ibaho umugisha. Yesu yamamare.